Yes, it's a big man baby. Today nkuko musanzwe bomba bizimba mfite topics ziri tuvot then tuba tugiye kuba tuvugaho by then. Today icyo ngiye kuvuga ngiye kubwira abana b'abakobwa, please be attention. Pay attention kuko abana b'abatipe benshi by then bari kubashuka sana bakababwira ati turabakunda sana. Akakubwira ama visions ari tuvot agiye afite akakubwira ati ngiye mfite visions ziri tuvot. Rero umwana w'umukobwa ntago ari gukora ama evaluations ngo arebe what is going on cyangwa se uyu mutipe ibyo ari kuvuga then ni true cyangwa se ni false. Then umwana w'umukobwa ntago ari gutumia kiakil ngavuga ati byibuze kankore ibyo bita ama evaluations then ndebe what is saying. Umuhungu kakubesha ngiye ngufitiye life uzabaho mu buzima buri heavy, ubuzima bwiza sana, uzagira mu Lamborghini cyende mu range, which is like it is not true. Sometimes it is not true, many times it is not true. Kubera ko aba baby benshi bakunda easy life cyangwa se mu kubaho mu buzima buri smooth, but igihugu cyacu ntabwo ariko kimeze. Umuntu wese akivamo yasufafing then yakoze hard working. Umubaby akamubesha umutipa agaturuka iyo hirya then somuzi akakubesha ati ndagukunda byadanje wowe ni wowe future wife, ndashaka kugira ngo mu vision zanjye urimo zakujyana tuzabana mu buzima bwose kandi ubuzima bwiza. Umwana akakubwira ibintu byinshi, especially most of them ntabwo bakubwira ko bazabaho ubuzima bubi. Many people ntabwo bakora icyo kintu kubera ko baravuga ati ushaka inka especially agomba kuryama nk'inka. That's a proverb y'Abanyarwanda kandi ifite uburyo bwinshi isobanuye. Kandi umukobwa wese nubigira igitebo mani tuzakuyurisha ivu, ntabwo nakubesha man, this is a bitch, ntabwo nakubesha. Then umujama akakubesha then akakubwira ati baby girl ndagukumbuye byatanje aho nagiye hose, ni wowe muntu ngaruka muri mind, ni wowe muntu ndakunda sana wundi nakunda, ni wowe mupendwa. Akakubwira ibintu byinshi cyane then umukobwa akamanza guhinduka iyo bita boyoma muri mind. Yendoka boyoma then nta kintu kindi baba bameze nk'umuhotinze then umutipa ati mwana bebe girl ndagukunda byajanje ako ndagukumbuye bya sana ndashaka kukureba ubwoko ndashaka kukureba wambaye ubusa, that is what I want. Umukobwa nta nubwo akora icyo bita hesitating, byibuze nga hesitating avuga ati why umutipa ashaka kundeba ndi naked. Umutipe ati nyohereza pictures za uri naked ndashaka kukureba ahantu hose uko umeze because I miss you so much. Then my baby from the morning nashinda kora koza douche then agafata ama pictures, fata ama picture menshi nano kwibaza ati amafoto bite bizagenda gute kubera ko ninyohereza ku mbuga cyangwa se nkohereza uyu mutipe then tomorrow morning nkazisanga ziri ku mbuga nyinshi. Most of them ntabwo babitekerezaho ngo bavuga ati what will happen when iya mafoto yose nisangana BG ayafite. Of course kubera ko abajama benshi iki kintu baragikunda byadanje kubera ko muri iki gihe sigaye barabana mu buzima bwo kwiyemera ku bandi bagenzi babo bameze nk'abantu bakoze ibyo bita betting. Baba betings bakati uramu baby njewe nzamukweka amafoto ye yambaye ubusa man. Ibyo bikaba intego yabo bajama bati njewe runaka ngomba kuza amafoto ye ari naked. Umutipe akaza kubishara gukunda byadanje akakujyana iwabo akakweka ibintu byinshi akakweka ko agukunda byatayi watubwana wundi muntu atekereza mu mind yiwe. Then umukobwa ntago akoze ikintu cyo kugenzura ngo arebe what all they are saying, ibintu byose bavuga ni ibiki. Akemera umutipe agatangira akamukora ibintu byinshi byamfura mbi kubera ko yigize agatebo man. Abababa benshi ntabwo babyitaho, bumva gusa what they are saying, bumva ibyo babwiwe, ibyo bumvise, ntabwo bakora ama evaluations kandi consequences they back on them. Ingaruka nyinshi zose zibagarukaho.
let me come back. Baravuga bati umutipe nibatagufata wenda ama pictures ashobora kukubwira ati ngenda gukunda mfite ama vision ngewe tuzabana mu bintu byose tuzabana mu buzima bwose kanza kugiza mu bintu byinshi byiza umubebe ati mwana karote yagize mu ijuru avuga ati mwana ugo nuru na yindi life nifuza kubamo except this life yindi kumwe ni boga ndi kumwe na hindi symbol kubera ko hindi say marangu ndabyajanje yambwiye kankunda kandi from morning to evening arabimbwira sometime abatipe nago mubazi umutipe akakwesha byose wanje akakubwira ati bebe gahunda gushaka mu rugo ndagukumbe byajanje cyangwa ndarwaye kubesha ndarwaye aba baby be patient. Sometimes umuntu akubwira ngo ararwaye, pay attention kuko nago ubizi what is ari planning. Maybe after gahunda cyangwa se afite icyo yakoze nk'indahiro we na bayi bashaka kugira ngo bagushyire out, bafate amafoto yawe cyangwa se video bagushyire out, then mutipe uramusuye mugezari yagukwemo imyenda, yakubwiye ngo ararwaye ariko lakini geze yagukwemo imyenda. After kugukuramo imyenda tangiye kukwambura ubusa, tangiye kuzana ibintu byawe by'inuza byo gutangira gushaka gukora ama intimations, atangiye gukora ibintu byo gushaka kuzana ibintu byo gukora ama sexual people, sometimes ama sexual intercourse, sometimes nanubwo muri protection. Then umujamo wenda nago bizi abatipe bamwana bamwe bari no munsi y'igitanda, sometimes niba batana ari wenda yashizeho camera there, abantu bose ari kugufata video azohereza abantu bose bakurebe. Ababebe nago mujya mukora pay attention kuri iki kintu. Nibyo nago mubije gukunda amutipe if numumukunda hakuna shida, nje nasho binwaye, lakini tumia kiakili. Ibintu byose uzakora bila kutumia kiakili utawenya. Ndakubwira bintu njewe ndabizi neza abatipe benshi by day. Today abatipe benshi sometimes aljureba abatipe kavuga ati umutipe ari serious, sometimes abatipe benshi nago bari serious. By today abatipe benshi today baravuga ati tuwe turirwa duhenye mu mageto, nago bashaka kujya gukora amakazi, nago bashaka ma hard working. Baravuga ati twebwe tujye kwirirwa duhenye muri ghetto, by evening time turagenda dukora ibyaha. Sometimes abatipe benshi bakirwa bahenye mu mageto, by evening time bagahaguruka bakagenda bakatujya makaci, bakavuga ati bari abajama bavuye gukora amafaranga yabo, then tubarye kaci, then bakatwica. Then umutipe murahuye baby go utangiye kumwipfishwaho, utangiye kumva ni baragukunda kubera karakubisha sana, akakubwira ati ndagukunda, then nawe ugapfa muri mind, ugatangira kwemera umuntu numurara nagubizi byarakora. Umutipe uri serious baby, umutipe uri serious uramubona. Yes, ashobora kukubesha ati njewe I'm very serious, lakini atari serious, but umutipe ne bakubwiye ngo nsura kwimusura. Sometimes tumia kiakili urebe uvuga ati baby uyu mwana sorry uyu mutipe akumbwira ni musure tuziranye igihe kingana gute kugeza ubu atanya kumbwira nsura. Umuntu mwana ukubita na musiku moja arakubwiye nsura, musiku moja siku mbili to 1 week akakubwira ati nsura urugo aribana muri gedeni ukagenda nanubwo utekereje uyu mutipe ni kazungu cyangwa se si kazungu. But tumia kiakili. Abapeti benshi babakobwa nago bajya babireba iki kintu bavuga ati dushaka kuba mu is life, umujama akaza kamubesha kamukorera ibintu byinshi, akamufata ama video akajya outside, mukobwa akajya mu myotsi. Sometimes kubera ko bakora ibintu bitwa protection bitari protected nago bakoresha condoms. Baby aragiye akubitana n'umutipe, amuteye inda mu penetrating inda. Baby akicara aho ngaho agatangira kurira mu myotsi, then umutipe agahindura side, then niba yaratubitse wenda mu northern province, then agahita ajya mu southern province cyangwa se akajya mu Kigali, akavuga ati njewe uramukobwa ndamukwepye simukadi, then agadropping. Sometimes baby akarira mu myotsi. Aba batipe benshi more of them bakora ibyaha bigiye bitandukanye. Umuntu uri serious baby wamubona kandi wamureba ukamumenya nawe ubwawe ukavuga ati this guy is serious. Sometimes mukora ibintu nago mwatekereje neza ba baby, ndabizi mgiye kuvuga ati this baby no umusazi bad man today nta kibazo, lakini ibyo ndi kukubwira bina mfano kandi bifite ikintu gifatika wakabaye ukuramo. Today abakobwa benshi baradeba bati ewana abatipe bacu nta kibazo, kumba abatipe barabaca amakaci. Don't
don't try ever kutangira kwizera umuntu ngo umubwire ati ibintu byose ukamwiziriramo ibintu byose. Please shaka umutipe uri serious wamubona gute. Sometimes aba baby biga mu kaminuza baravuga ati mwana tukubitanye n'umutipe nawe turigana n'umuntu muzima. Sometimes kubera kaminuza nyinshi aba benshi biga mu makaminuza aba benshi bafite akazi bakora kabo. Sometimes hari n'abandi baba badafite akazi kabo bakora. Back again. Sometimes abajama benshi bo mu kaminuza sometimes biga mu kaminuza batutse muri different fact cyangwa se batutse muri sectors zitandukanye mu gihugu cyacu even outside. Umujama kaza kajya chapa kazi inaha alakina na kazi agira kandi yiga mu kaminuza. Evening time yagera akagenda kaniga abantu byabo ndacyabireba no neza nabyo nzabigarukaho. Sometimes abajama benshi biga mu kaminuza nabo batira amagaji lakini nzabitoza neza then nimara kubibona neza then I will come back to them. The business sometimes ko hari ababikora. One of them bakunda gufatwa kandi bakababaza bagasangana bari abanyeshuri mu kaminuza ziri different. Tuzabigarukaho byo hakuna shida. Abakobwa rero mutumiye bwenge umutipe nakakubwishi. One of you mutekereza muti mwana tuzashaka aba diaspora. Iki kintu aba baby benshi mumaze guhungabana muri mind, mumaze kwangika mu mutwe. Muravuga muti twebwe tuzakutana aba diaspora, tushaka aba diaspora mwana niyo muhamagaro, lakini muri kujidanganya, muri kwibesha mwebwe ubwanyu. Imana ubwayo niyo izapanga the way ugomba guhura n'umugabo wawe. Even if ashobora kuba ari umuntu ushobora kuba wenda maybe afite ubumuga butandukanye, maybe nagafite amaguru, maybe nagafite amaso, maybe nagafite amaboko, but afite mind. Umana iniguheza uwo muntu nk'uwo nago uzahesitating. Don't hesitate. Imana ubwayo ifite uburyo ikora planification. Then aba baby bo bati mwana baranje kwishingira aba diaspora. When you meet them you hear n'abakobwa then bose barakubwira ati twebwe dufite abagabo. Then ugahita uko mu kantu kavuga ati abagabo mufite abagabo bahehe mwaba kwihehe but turabafite akweka pictures ukabona n'umuzungu wari man. Kabo mu kantu kashanga sana ukavuga ati baby ga uvije umugabo mwabashakanye ryari mukwe bwabereye ati nje umugabo arahari. Even if turi kumwe sometimes ye yaje mu Rwanda zagakundeba, sometimes yo yaje turutse hirya no mu kazi araza kandeba. Lakini uwo muntu even if no mu diaspora ni old man cyangwa se nundi wari wese uba hanze aba baby benshi kubera guhungabana barapfuye bahindutse nk'ibinuza nk'ibyogesho. But umuntu mutipe ivriyo ngiyo afite ibintu byinshi, afite ama stress, agashaka umuntu umugabanyiriza izo stress. Sometimes aba baby uwo mutipe nagabagukunda abashaka umuntu azajya aruhukiraho aruhureho stress ziwe. Aba baby iki kintu ndakivuze ndabizi twabipfa. One of you, many of you mutekereza ko muzatwarwa n'abazungu. Benshi barangije kwangirika, barangije kubisanginga them barabati twebwe tuzashaka abazungu, ntago tuziteza ba mukarage, ntago biji abantu nkawe bibikara tuzabiteza. Lakini nakubwira ati hakuna shida, genda ufite yajyayo, lakini uzamamagara umbwira ati support. Lakini nta kintu nakwibwirira by today, nta kintu nakwibwira by now, genda uzabona. Then urabizi iki kibazo kizaza cyose tuzakimenya. That's why turi hano. Ababebe benshi mwarangiritse usiga mutanga amanywa nijoro, abatipe bakarongora bakabarabushe. Ababebe benshi musiga mwirirwa mukora ibyaha byinshi mo n'abasaza bana basogukuru banyu bakababesha ati njyewe nzagwereza ibintu byinshi, nzagwereza iPhone 14 or 15, ngenza gwese ibintu byinshi ewana nzagwereza imodoka. Ababebe benshi kangika muri mind batangira gukora ibintu bidakorwa, lakini utawenya. Siku ni itakuwa moja tu, sikitakuwa moja, utawenya. Ibintu byinshi ukora byose even if babo wabesha na bagenzi bawe bati ibintu byose bikore hakuna shida n'ubundi uzapfa na myaka 200, lakini ujue ko ibintu byose ukora ni bya kandi ingaruka nyinshi ziza backing on you kubera ko ni wowe uzahura na consequences zose.
ndinda kubwira bino mbifitemo experience nakubwiye mfite na mfano tofauti, lakini uzahura n'ikibazo gikomeye sana. Ababebe benshi mumaze kuba muri mind zanyu haratukowe, abajama benshi basiga barababesha na support nimwe naki umubaby akabeshwa yanjana we akagira ubuntu bwo guhuma bakamukora ibintu byinshi bibi. Sometimes twumvishe inkuru mu minsi yashize umukijama cyaragiye gifata umumere mu moja tu bigakora ama intimation bako ibintu byinshi biri trovod, lakini tumufata video mumvishe where it will na no still ikibazo kiracyari ikibazo. Do you think uramumera afite applied right now? Na applied afite mu society abantu bose ni we bagiye kujya batanga umufana bamutange ingero nyinshi wumva ko byamwice izina. Namwe mwa baby mwe ni mudatumia kiakil muzagenda muhindani muri abantu twubaha mutumie kiakil mukore hard working muve mu bintu byo gukora ama intimation. Umutipe nakubwisha niba afite ari umutipe muzima nawe azaza gusabe dindu celebrate uvuga ati ubukobwa bwabaye, lakini nukomeza kwiyandarika abantu benshi baragushuka bati turagukunda sana, lakini bose bikinire kugira ngo bakurye. Abantu bose barakubesha sana bakakubwira ati turagupenda sana kabisa, urarenze uteneza umeze neza uricuki umeze neza, barakubesha. One of them namara gukora icyakora amaze kukurya uzarebe the way azajya gufata bizaba biri difference n'ibyo yakubiraga before ko mukora ama intimation. Uzakora test first, uzakora test in your life kugira ngo urebe byibuze ngo the next people cyangwa se abatipe benshi bandi bazaza nyuma bazaba kumbira ubusa. Lakini ntabwo ngubwiye kugenda bikore kubera ko ni icyaha, kandi icyaha kizana n'ibihano. Icyaha cyose kigira ama consequences. Niyo mpamvu ngubwira ngo tumia kiakil nudakora ibintu byo gukoresha ubwenge ibintu byose uzahura n'ikibazo gikomeye mu buzima bwawe. Iyi ni Koma Visual Simple Koma Yombi. My name is Big G. Then I will come back soon kubera ko mfite ibintu byinshi ndaba ndavugaho muri aka kanya, lakini nagarutse ku bakobwa basiki bacu turabakunda sana, lakini dushaka kuma mu buzima bwiza, ubuzima bumeze fresh, ubuzima bufite vision, ubuzima tomorrow cyangwa se Imana ntibishaka maybe one day muzaba muri abantu bakomeye byatanje, lakini ibyo batiba bakubabesha today batiba benshi na gahunda yo gushaka bafite nibabashuke nibababesha utuntu babesha besha twinshi. Abatiba benshi bashaka ko bazajya badongorwa n'abakobwa then cyangwa se abamale bafite amafaranga yabo bakoze ama hard working bafite faranga byinshi. Ababeti benshi bakirwa baye nyedene bakagutubura akakubishaka guhamagara kubwira ibintu byinshi tabaho mukobwa cyo ubwenge ibintu byose ingaruka nyinshi they back on you, zose zirakugarukaho kandi wewe uzikubita mu mugongo. Niyo mpamvu rero tumia bwenge ibintu byose ugerageze ubikora ama evaluation before you do. Mbere yo kugirija ukora cyose ukora ama evaluation nicyo cyiza. Uriye mutipe nakubwira ati ndagukunda manzi urebe neza uvuga ati koko these things niyo niba atari byo then ukora icyo bita escape uve mu bintu bakiri kare kubera ko abatiba benshi today bishakira ama intimation kukurongora kugira umugore nk'awo akakurongora amanywa nijoro umwaka ataragusaba atanafite gahunda yo kugusaba ye. That is true what I'm saying. Akakurongora amanywa nijoro yaguhaga akaguteza undi, yaguhaga akaguteza undi, yaguhaga akaguteza undi. Ni ikindi cy'agatsinda kirababaza sana, nje kirambabaza by name. No kubera kumva batiba benshi bari kuganira ku mukobwa basambanyije. Let me back again. Bakavuga bati uyu mukobwa njewe naramuriye. Especially dona ma pictures agatanga ma proof. Especially agatanga ma video ari kukurya. Njewe naramuriye sana. Don't mfite proof, mfite fact, mfite ibintu byose biragaragaza ko uyu mukobwa ndamuzi. Ndetse akabora bagenzi babati ewana niba mushaka pass then I'm here. Jewe niba ushaka kurya icyana njewe mfite icyana cyoroshe cyana kimeze neza then I can give you pass. Nagweza pass then ukagenda ugakora ibyawe, washaka ukajya umwana washaka kumwica njewe nakwiho byanje. Abakobwa mutumie kiakira wajama benshi muri mind zabo anu wose bahuriye na bintu bizima bakiganira we accept that story. Izo story nizo zabaye story zabo
abajama benshi today na yindi biganiro byubaka bafite especially gukora ibya intimation by'abakuze, lakini kumbukeni Imana mwabatibe mwe namwe izababaninga live kubera ko iyo ukoze icyaha ngicyo cy'ubusambanyi cya sina then ukajari ya ku street cyangwa se ku muhanda then ukabigura abandi ukavuga ati njyewe runaka naramburiye namusambanyije mupeti w'abandi ukabivuga, igihano kiri kuba, igihano zahabwa kiri kuba kikuba inshuro nyinshi, then ugazahura n'ibibazo hano ku isi even if ku munsi w'imperuka, umunsi wa judgment, every people azaba judged, kandi ukazahura n'ibintu biteye ubwoba. Lakini bakobwa first of all ni mwe mugomba gukoresha mu muri mind, wakumva ufite ubushuye koresha protection, kandi niba binashoboka guma mu rugo, niwo waba afite ubushuye genda woge, tumye ubwenge gume mu rugo urebe filime utuze ubushuye bushire, even if niba byanze nta kundi koresha protection, kandi bibe bwa mbere n'ubwa nyuma niba ari umuntu mutari mwabana mwihorere umute mutandukana burundu, then ajya kora pass by, then nawe ukorere pass by, nta bindi biganiro.